Birashoboka ko utarubizi ariko reka mbikubwire. Ubanze byagera so yiturwa indi biba mu migani gusa, kandi ngo ineza ugira ukayisanga imbere ari ibinyoma byigendera. Ibyuko amata y'ururembo yiturwa amaraso nabyo bikaba biba mu magambo gusa, kuko ngo abo umwami yahaye amata nibo bamwimye amatwi. Hari umugabo w'umunyarwanda nzi wagiriwe neza ariko akabirenza amaso, nta wundi ni Habyarimana Juvenal wabishimangirishije ubugome ubwo yahirikaga ku butegetsi mugenzi we wamuharuriye inzira Girigwari Kayibanda. Yamazi yashyushye ntibagiwe iwabo wa Mbeho gusa, ahubwo yaranahatwitse. Ese byagenze bite ngo Habyarimana akore kudeta yasize icyasha ku butegetsi bw'u Rwanda? Byaba ari byo byamubereye umuvumo watumye ashyira u Rwanda mu kangaratete kugeza atanze imihoho mbere y'uko jenoside yamaze igihe atera ingabo mu bitugu itangira byeruye. Nimuze mushize amanga mbatembereze mu kinyejana cya 20 nyuma y'imyaka 11 u Rwanda rubonye ubwigenge nabwo butavugwaho rumwe. Iyi video urajya kuyisoza wamaze gusobanukirwa neza akantu ku kandi by'iyi kudeta, icyaha cy'inkomoko cya Habyarimana, kudeta yayoboye yabibyimbuto z'amakuba. Mbaye ikaze ku muyoboro Marimaka n'Impuha, aho amateka agoritse agororoka, ukuri nyako n'inyuma mwabwiye mutabizi byose bijya habona. Mbaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicumbuye n'amakuru agezweho kandi ze utasanga ahandi. Nje muri kumva aka kanya ndi Pene muvandimwe. Niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye, nanone ikaze. Banza witegereze iyi foto neza ubundi mbakubwire. Uhereye ibumoso ni Major Buregeya Bonaventure, Major Gahimano Fabien wayoboraga ishuri ry'abofisiye i Kigali, Major Ruhashya Epimake wari ukuye ikigo gikomeye cyo mu Ruhengeri, Major Benda Sabe wayoboraga ikigo cya Ka Kigali, Major Ntibitura Bonaventure, Major Serubuga Laurent, Major Simba Aloyizi, Major Nsekarije Aloyizi, Lieutenant Colonel Kanyarengwe Alexis wayoboraga iseminari ntoya yo ku Nyundo, na General Major Habyarimana wari Minisitiri w'Ingabo na Polisi akaba n'umugaba mukuru w'Ingabo. Iyi foto iraburamo Major Jeanne Paul Musene Munyandekwe nawe wari mu bagize itsinda ryise Les Camarades du 5 Juillet, ryarimo abasirikare bakuru 11 bahiritse ubutegetsi uwari perezida wa Repubulika Kayibanda Girigwari, bamushinja kuba imbohe y'ibitekerezo by'abanzi b'amahoro bisenya ubumwe bw'igihugu. Mu mugoroba wo kwa 4 Nyakanga 1973, mu gihe Kigali yari isinziriye, Habyarimana yakoresheje ingabo za leta mu gurika Girigwari Kayibanda wari waramugira icyizere kandi akamufasha kuzamuka mu nzego z'ubutegetsi. Mu gitondo cyakurikiyeho, Girigwari Kayibanda, perezida wa mbere w'u Rwanda, nyuma y'ubwigenge yari amaze guhinduka imfungwa mu gihugu cye hamwe n'abo mu muryango we, abanyapolitike n'abasivile bakuru, abenshi bakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda no mu gice cyo hagati yarwo. Repubulika ya mbere yari ihirimye, ihiritswe bucece n'umuntu wari wararahiye kuzayirinda uko azashobora. Igihe kudeta yakorewe cyarushijeho kwerekana uburemere bw'ubugambanyi. Iminsi 4 gusa mbere yaho, ku munsi w'ubwigenge, Kayibanda yari yarabwiye abanyarwanda ijambo rya nyuma, atazi ko Minisitiri w'Ingabo yashyizeho umuntu yari yarizamuye ku giti cye kandi akamugira icyizere gikomeye, yari arimo kurangiza umugambi karundura wo kumuhirika. Abanyarwanda benshi babonye kudeta uko yari iri koko, ntabwo yari ubutabazi, ahubwo yari ubugambanyi bwaturutse imbere mu butegetsi. Ubutegetsi bwa Kayibanda bwahiritswe nta ntambara ibayeho. Habyarimana yakoresheje imodoka z'intambara n'abasirikare b'ingabo z'igihugu mu kurwanya ubutegetsi bwa gisivile butari bugifite intwaro, agota ibiro bya perezida wa Repubulika, afata inteko nshinga amategeko ndetse na radio y'igihugu. Ni kuri iyo radio yanatangarije ko itegeko nshinga rihagaritswe kandi ko amashyaka yose ya politika abujijwe gukora. Icyo gihe mu mbwirwaruhame ku wa 6 Nyakanga 1973, Habyarimana Juvenal yagize ati: mwaraye mwumvise ingingo z'ingenzi zemejwe n'ingabo z'igihugu kugira ngo u Rwanda rwacu rukomeze rugira amahoro. Ingabo z'igihugu nta bundi buryo zari zifite butari ubwo guhagarika abatari bakitaye ku mutekano w'abaturage. Ntizari gushobora kwirengagiza ko arizo u Rwanda rwose ruhanze amaso kugira ngo ruhorane amahoro n'ubumwe. Bamwe bananije uwari watorewe kuyobora igihugu, bamupakiramo ibitekerezo biciye ukubiri n'amahoro n'umwe bw'abanyarwanda rukeneye. Icyo twakwishimira gusa nuko abo bagize bana bari bake cyane. Mwese mudufashe kubagaya, mudufashe no kurwanya ibitekerezo byabo. Nta wavuga ko bari bahagarariye u Rwanda, nta wavuga ko bari bahagarariye perefegitura yiniye cyangwa se komine, bari bihagarariye ubwabo. Saa 6 z'amanywa
byose byari birangiye. Igihugu cyari gituwe n'abaturage babarirwa muri za miliyoni, cyameneshejwe binyuze kuri radiyo ko kuva uwo munsi ubutegetsi bwari bubayoboye bwari mu maboko y'abasirikare. Abasivile bashyizwe ku ruhande. Habyarimana yashinze abo yise abanzi b'amahoro, maze agerageza kwerekana ifatwa ry'ubutegetsi nk'impinduramatwara ishingiye ku ndangagaciro. Habyarimana Juvenal yavuze ko abari bayoboye u Rwanda bacuraga amagambo bakarara bapagasa bayahwihwisa kugira ngo bitoneshe nk'ibya kera, maze asebya uwamureze ko yagizwe igikoresho. Ati cyakora baragaragaye, ntawe bagishoboye gushuka nk'uko babigiriwe wahoze ari umukuru w'igihugu. Ninde wavuga ko bamugiriye neza mu kumugira igikoresho cyabo mu matiku n'inzangano? Ingabo z'igihugu nibyo zishaka gukuraho, zabitewe n'uko igihugu cyari kigizwe uw'abandi. Mu kimwaro cyinshi no kujijisha abaturage, Habyarimana yavuze ko bashakira amahoro abaturage bose mu guharabika iterambere ry'igihugu cyari kirangamiye. Icyakora amateka agaragaza ikinyuranyo cy'ibyo. Ryari itsinda ry'abasirikare bakomokaga mu majyaruguru y'u Rwanda ryari rikemuye urugamba rwo gusaranganya ubutegetsi n'abanyapolitike bakomokaga mu majyepfo rikoresheje ingufu za gisirikare. Kudeta yabaye nta maraso amenetse mu masaha yayo ya mbere gusa hagati yo mu 1974 no mu 1977. Abantu 56, abenshi muri bo bari abayobozi b'ubutegetsi bwari bumaze guhirikwa, bishwe n'inzego z'umutekano. Kayibanda ubwe yapfiriye mu buroko mu 1976, bikekwa ko yishwe n'inzara. Nyuma yaho Habyarimana yashinze MRND, ayigira ishyaka rukumbi ryemewe n'amategeko, anashimangira politiki y'amajonjora n'ipiganwa rishingiye ku bwoko. Yabuzaga abatutsi amahirwe angana yo kwiga no kubona akazi mu nzego za leta, bityo akarushaho gukomeza imikoranire y'ubutegetsi ishingiye ku ivangura no guheza. Iyi mikorere yari ihabanye cyane n'ibyo yavugaga kuri radiyo, avuga ko aharanira amahoro y'abanyarwanda bose nk'uko yari yarabishimangiye mu mbwirwaruhame ye. Ati mwumvikane mwese kandi mwubahane, murwanye icyabasha kubateranya gishingiye ku bwoko cyangwa ku karere. Ababunzi muha bose n'abagenzwa no kwanganisha abantu mubima amatwi, mubamenyeshe abashinzwe kubahiriza amahoro mu gihugu, mukurikira inama za komite y'amahoro ibagira. Ibyo byasigariye aho, haba kuri we wari uyoboye abahiritse ubutegetsi no kuba bayoboranye ku myaka 21 yamaze ku butegetsi, kugeza ubwo indege yari imutwaye yaraswaga kwa 6 Mata mu 1994. Icyo gihe ubutegetsi bwari bwaravutse kwa 5 Nyakanga 1973, bwari bumaze gushyiraho byinshi mu byabaye imizi n'ishingiro rya jenoside yakorewe abatutsi. Imyaka 53 irashize, ariko iryo joro rikwiye kwibukwa uko ryagenze koko. Umusirikare yagambaniye perezida we, azimya ubuzima bwa politike bw'igihugu, maze ashyira u Rwanda mu nzira y'amakuba n'ibyago. Ingaruka zabyo igihugu cyakomeje kwishyura mu buryo bukomeye, mbere y'uko nyakubahwa perezida Paul Kagame arundarunda ibyasandagujwe akagarura umwe mu banyarwanda. Izuba ryongeye gucana, umucyo wagarutse i Rwanda, inkotanyi zo kabyara zagaruye ubuzima. Nge nacumbikiye nitwa Penure Muvandimwe, naho uyu ni umuyoboro umara impaka n'impuha, aho amateka agoreza agororoka, ukuri nyako nyuma mwabwiye mutabizi byose bijyahabona. Iyi ni Mera Rwanda, isoko y'ibyegeranyo icumbuye n'amakuru agezweho kandi ize utasanga ahandi. Mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.